Reka anongera ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nk'uko bisanzwe rero turagarutse n'amakuru yacu, n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije, tugira ngo tumenye uko bihagaze muri iyi si y'imyidagaduro. Nk'uko bisanzwe rero mbere yuko dutangira amakuru yacu tubanza gusuhuza abakunzi bacu bari mu bice bigiye bitandukanye kuri gisi, haba bari mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo y'u Rwanda, mu burengerazuba ndetse no mu burasirazuba, tutibagiwe namwe muherereye hano mu mujyi wa Kigali. Hari inshuti zacu rero zidukurikira zibereye mu bihugu bigiye bitandukanye bya hano ku mugabane wa Afurika. Abantu rero mudukurikiye mwibereye ku mugabane w'Uburayi, muri Aziya ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka mwese tubahe ikaze muri aya makuru yacu yo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane umwaka wo ni 2024. Reka rero tudatinze amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Clarisse Karasira yasabye kurwanya amacakubiri. Nahise rero ndabatabaye atanga ihumure ku barokotse jenoside. Umuhanzikazi rero Clarisse Karasira ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Nahise ndatabaye ubarizwa muri Canada bakomeje abarokotse jenoside muri iki gihe u Rwanda n'isi barimo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mu butumwa rero bw'amashusho Clarisse Karasira yahaye itangazamakuru yavuze ko muri iki gihe u Rwanda n'isi bibuka ku nshuro ya 30 akomeza barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Yagize ati rero muri ibi bihe twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, nifuza kwihanganisha ndetse no gufata mu mugongo ababuze ababo. Uyu Clarisse rero wamenyekanye mu ndirimbo zinyuranye zirimo nka Twapfaga iki, yavuze ko abanyarwanda bakwiriye kwimakaza indangagaciro cy'ubunyarwanda kuko ari inkingi ikomeye igihugu cyubakiyeho, bakirinda amacakubiri. Akomeza rero agira ati ubutumwa natanga nuko twarushaho gufatanya kurwanya amacakubiri ndetse tugakorera hamwe kugira ngo twiyubake, twiteze imbere ndetse kandi tugasenyera umugozi umwe, tukimagaza indangagaciro y'ubunyarwanda kugira ngo u Rwanda ntiruzasubire nk'aho rwahoze. Ati twibuke twiyubaka. Ndi umunyarwanda rero. Clarisse Karasira yavuze ko isobanurwa nko kwiyumvamo isano ihuza abanyarwanda batewe ishema no kuba abanyarwanda bahuriye nyine ku gukunda u Rwanda, kururinda no kuruteza imbere. Ndi umunyarwanda kandi ngikubiyemo ingingo 3 z'ingenzi: kwiyumvamo ubunyarwanda, indangagaciro na kirazira bigamije kwimakaza ubunyarwanda. Ni mu gihe rero Nahise ndatabaye wamamaye mu ndirimbo zinyuranye, we yavuze ko muri iki gihe cyo kwibuka yihanganisha imiryango y'ababuze ababo ndetse n'igihugu muri rusange. Ati Imana izadufashe ntibizongere. Gisunze rero amagambo aboneka muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 hagira hati erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro usibibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona. Hanyuma aya magambo rero akaba yanaririmbwe n'umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo z'Imana nka Israel Mbonye. Niko Uwiteka avuga. Uyu muhanzi rero yavuze ko Imana itazigera itererana abayo kandi ko imbere ari heza. Ati imbere ni heza rero, atabasizwe mukiri bato. Ati mubayeho kandi muzabeho ndetse muriho kugira ngo musohoze ikivi icy'abanyu. Ati mukomere kandi mwihangane. Inyandiko rero iri ku rubuga rwa interinete ivuga ko kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda itangira isobanura ko amateka y'u Rwanda mu kinyejana gishize yiganjemo byinshi byabangamiye isano hagati y'abanyarwanda, uko rero ubuyobozi bwagiye buhindagurika kuva mu gihe cy'abakoloni na nyuma yaho imbaraga zabwo zakomeje kubakirwa ku macakubiri yagize ingaruka ku mibereho n'imibanire y'abanyarwanda. Muri izo ngaruka rero twavugamo ubuhanzi, guhezwa kwa bamwe, ubyiza by'igihugu, kwironda mu buryo butandukanye, ubwicanyi n'intambara byaje gusozwa na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Inzira ndende rero yo kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda yahereye ku kubohora igihugu no guhagarika jenoside
jenoside yakorewe abatutsi. Ihame rero ry'ubunyarwanda ryahawe agaciro, hagiyeho rero leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, uburyo bw'imiyoborere busangiwe na bose, no kubaka inzego zishimangira kandi zigashyigikira ubumwe bw'abanyarwanda nk'uko buteganwa n'itegeko nshinga ryo muri Kamena 2003. Muri urwo rugendo rero abanyarwanda banze kuba imbata z'amateka, bashaka ikibubaka nk'abantu, kikubaka n'igihugu muri rusange. Urugero ni nk'ibiganiro nyunguranabitekerezo byo mu Rugwiro byabaye muri Gicurasi 1998 kugeza muri Werurwe 1999, byatanze rero icyerekezo mu kubaka igihugu, harimo politike y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, imiyoborere myiza, umutekano, ubutabera, inkiko gacaca n'icyerekezo viziyo 2020. Uwo muco w'ibiganiro byubaka kandi bifasha abanyarwanda kwikemurira ibibazo wakomeje gushinga imizi no mu zindi nzego zinyuranye. Mu gukomeza guharanira ko ibyagezweho biramba, ni ngombwa rero gushingira ku ihame ndakuka ry'ubunyarwanda, twakwita Rwandan Spirit. Zimwe rero mu ngamba zo kubaka ubunyarwanda ni gahunda ya Ndi Umunyarwanda, igamije gutoza abanyarwanda kwiyumvamo ubunyarwanda mbere y'ibindi, kubana rero nta rwikekwe no gushyira inyungu rusange n'iz'igihugu imbere y'inyungu nyine zawe bwite, binyuze mu rubuga rw'ibiganiro bagirana mu bwisanzure. Uretse rero imirimo ikorwa cyane binyuze muri Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, hari n'izindi ntambwe zatewe n'indi miryango muri uru rugendo rwo kubaka ubu unyarwanda. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abahanzi batandukanye bisunze umusizikazi Ikibasumba Confiance bakora iyitwa Hora Rwanda. Abahanzi rero b'Musanze barimo Baritone Juda Kuberwa, Zaidi n'abandi bahuje imbaraga n'umwe mu basizikazi b'abahanga igihugu gihanze amaso, bakora indirimbo ihumuriza u Rwanda n'abanyarwanda muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane ku itariki 7. Mu gihe rero u Rwanda n'isi yose bakomeje kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu 1994, abahanzi batandukanye biganjemo urubyiruko bakomeje gusana no gukomeza imitima y'abanyarwanda babinyujije mu bihangano byabo. Kimwe rero muri ibyo bihangano ni indirimbo yahuriyemo abahanzi batandukanye barimo Tumaine Innocent, Mico Myiza Boneri uzwi nka Bariton, Ishimwe Egide ukoresha amazina ya Juda Kuberwa mu muziki, Nshuti Jonathan rero ndetse n'umusizikazi Kibasumba Confiance. Iyi ndirimbo rero bise Hora Rwanda ikubiyemo ubutumwa bukangurira abanyarwanda kurushaho gusigasira ibyo u Rwanda rumaze kugeraho mu myaka 30 ishize, birimo amahoro, ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'iterambere rigaragarira buri wese. Mu gitero cya mbere rero bagize bati kwibuka si uko twibagiwe ni ukugira ngo bitazongera. Ati amarira warize icyagihe ni ngombwa ko tuyahanagura. Inyikirizo y'indirimbo rero yo iragira iti hora hora Rwanda turahari dushize amanga. Bati hoya ntabwo bizongera ko wasubizwa mu kaga. Mu kiganiro rero bagiranye n'itangazamakuru, uyu Borotone wanditse iyi ndirimbo yatangaje ko batekereje gukora indirimbo nk'iyi muri ibi bihe bitoroshye nk'umusanzu wabo wo gukomeza abanyarwanda. Reka amakuru yacu twe tubafitiye rero tuyahinire ahangaha. Nkwibutsa ko ari bwo bwa mbere udusuye, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru agiye atandukanye tugende tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Reka amakuru yacu rero tuyahinira ahangaha, nanakubwira ngo muri ibi bihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, reka tubabwire ngo dukomeze mbabwire ngo dukomeze kwibuka twiyubaka. Ngewe ndacyari Jet, ni Davis Entertainment. Reka mbabwire ngo turabakunda cyane.